niba ufite umukobwa mukundana ntumwiteho ngo umenye ikibazo afite, yewe ngo ube wanamwitaho umufata neza, ibizakubaho uzabyirengere. Si ibyo gusa kandi niba uri n'umugabo ukaba ufite umugore utitaye ngo mufite amafaranga, kuko benshi baba bibwira ngo niyo bashaka, mu by'ukuri nutamwitaho ngo mukurikirane kuri buri kimwe, nawe ushobora kuzahura n'ingaruka zikomeye. Reka twigire mu nkuru y'uyu munsi. Agakuru kacu tugatangiriye mu modoka. Hari umusore rwose wagize gutya yinjiramo asoma mabuja. Nyagasani, byari ibintu ubona bitangaje kandi koko utanatekerezaga. Umugore yagize gutya rwose biramucanga, ubona abuze icyo akora, atangira kwireba muri telefone yiwe yiyitaho rwose. Bidatinze umugabo yaje kumusanga mu modoka, batangira kuganira, gusa ubona ko umugabo yarakaye cyane. Agira gutya abafasha umugore, atangira kumuhanagura iminwa avuga ati ibi makeup uba wishyizeho nibimara iki. Ibyo byose byabaga umushoferi wabo umwe twatangiranye ajya gusoma wa mugore disi yarabirebaga bikamubabaza. Umugore akomeza kugenda babara. Mu by'ukuri umugabo nawe ubona ko nta cyerekezo afite, agakomeza gutonganya umugore. Yagize gutya rero ababwiye wa mushoferi ati ndashaka yuko ku mugoroba uza gusohokana uyu mugore wanjye. Umugore mu kubireba byaramucanze, aravuga ati se ngiye gusohokana gute n'umushoferi kandi amfite umugabo? Yasabye umugabo we ko basohokana, umugabo waramwangira, akomeza kumutsisiriza. Bidatinze amasaha y'umugoroba yaje kugera, umugore rwose yizira kuryama, ubona ameze neza muri ya myambaro yo kuryama, twa twenda tw'imbere yanatwe yaratwambaye rwose, ubona ko dusa neza. Yagize gutya rero aba yicaye ku gitanda cyiza agishashe neza, gusa mu kuhicara yatangiye gutekereza ibintu byinshi cyane. Atangira gutekereza wa mushoferi wiwe, noneho ariwe bari kumwe mu buriri. Nyagasani, yatekereje ari kumubona imbere yiwe, akabona arimo aramwitaho kuri buri kimwe, akamuha keya, akamusoma. Umugore bitangira kumuyobera, atangira kwibaza ibyo ari byo, ibyo ari kubona mu by'ukuri rwose ubona ko yagendereye. Yibaza ati noneho si izi nzozi ndi kurota, ibi ni ibiki? Yagize gutya rero ahita ashigukira hejuru. Agishigukira hejuru umugabo byaramucanze, ati mada ugize ikihe kibazo? Umugore ati nanjye, ati ntabwo mbizi, ati ndeka nanjye byancanze. Umugore yagize gutya arongera arasinzira disi, ubona yuko ari mu bitekerezo byinshi cyane. Yarakomeje aratekereza, yibaza ati izi nzozi ndimo ndota ziragana hehe? Yagize gutya rero ubwo bwacyaga ayegera umugabo wiwe aho yari ari kwimeza neza mu ndorerwamo. Umugabo akamwishitura akamubwira ati ndeka nifitiye urugendo, wiza kunyiteza, uri kumbangamira. Kwa kundi nyine umugore abagira gutya kugira ngo aho umugabo keya. Umugabo ntiyabikozwaga, ahubwo yaramubwiraga ati ngiye ku kazi, ati ndetse ugomba kubyumva, nta mpamvu yo kugira ngo ukomeze uzumbangamire. Disi umugore byaramubabaje kuko yarakeneye keya ndetse akeneye no kwita ku mugabo wiwe, ariko umugabo ntabyumve, ahubwo agakomeza kumubwira nabi ndetse anamubwira amagambo atari meza, amubwira ati mva inyuma, niba ari ukwikorera neza ibyo nambara nzabikora. Umugore rero yagize gutya asohoka arakaye cyane mu nzu. Mu kugera hanze yahise asanga rwose wa mushoferi ukunze gutwara umugabo wamujyana ku kazi, yamaze kwitegura yambaye neza. Umushoferi yagize gutya atangira kwegera wa mugore ashaka kumwongorera utugambo twinshi, akamwegera rwose ubona yuko amwishimiye cyane, ariko uyu mugore agatangira kumwishitura amubwira ati ni gute wowe uri umushoferi ariko ugatangira kumenyera ku buryo ki uzi unashaka kunsoma ahangaha ari mu rugo rwanjye? Umushoferi mu by'ukuri yarebanaga amaso y'impuhwe uyu mugore, bigaragaza nkaho rwose uyu musore yaba yaragize gutya akikundira uyu mumabuja, ariko uyu mumabuja we akamubwira ati ndakwishituye, ntugakomeze kunyirukaho, njye ntabwo ngana nawe, haba ku rwego rw'amafaranga ndetse no mu butunzi nta hantu na hamwe duhuriye. Umushoferi yagize gutya rero abwira mabuja ati ibyo byose uri kumbwira ni ukundenganya, ati ahubwo wowe winjira muri iyi modoka ngo ushyire muri butu tujyane, ibindi byose uzabyirebera ndetse uzanabona impamvu nkomeza kukwitaho umunsi ku munsi kugira ngo nkurinde kubabara. Bidatinze boss yahise aza, rwose biragaragara yuko agiye ku isafari, ameze neza, yambaye neza nk'uko n'ubundi yari yabyutse yiyitaho, ikositime nziza. Hari umuntu nyine bari barimo bandikirana. Mu kugira gutya abinjiye mu modoka rero, na wa mushoferi wiwe yari yamaze gushyira wa mugore muri butu, gusa uyu mugabo ntabwo we yari abizi. Bafashe urugendo rero
barerekera boss rwose ubona yuko ameze neza. Mu kugera aho bari bagiye, boss ntabwo yari agiye ku kazi nk'uko yari yabibwiye umugore we, ahubwo hari umukobwa w'inshoreke yari agiye kwirebera. Bagize gutya rero baparika imodoka, umugabo atangira gukora wa mukobwa w'inshoreke. Wa mushoferi niko kugira gutya abagiye inyuma muri butu afungura ya butu, wa mugore abarururutse ati ibi ni biki? Ati koko utinyuke umbeshye ngo ugiye ku kazi, naho waje kureba uwo mukobwa w'inshoreke ugira ngo nci inyuma? Nyagasani, umugabo byaramurenze atangira kurakarira nawe wa mushoferi, atangira kumufata mu mashati avuga ati ni gute wazanye umugore wanjye ahangaha? Ati ibi byose ibyo ari byo byose niwe wabipanze. Umugore arangije abwira wa mugabo ati rwose ndabyumva, ati mbabarira, ati kuba nari ndahangaha, ati ariko agahinda karanyishe cyane, ntabwo nari nzi yuko wambeshya yuko ugiye ku kazi naho ubundi uje kwirebera iyi nshoreke yawe. Umugore disa agahinda karamwishe ndetse biramurenga, akomeza guhangayika avuga ati ntabwo nari nzi yuko umugabo wanjye yankora ibintu nk'ibi ngibi ngo ambeshye ko agiye ku kazi, nyamara agiye kwirebera umukobwa w'inshoreke. Ngayo nguko rero uyu mugore byarangiye avuze ati niba umugabo wanjye ari ibi ngibi ankora, ntabwo twakongera kubana bitewe n'uko atanyumva ndetse atananyitaho ngo abe yamakeya. Ngayo nguko rero uko byarangiye, ni agakuru k'urukundo. Gusa burya niba ufite umuntu muri kumwe, ujye ugerageza umwiteho kandi umenye uko amerewe igihe cyose, kuko birafasha cyane, kuko iyo utabyitayeho ushiduka ari wowe byagarutse nyuma bikanakubabaza, yewe ugasanga n'uwo mwari kumwe mutandukanye nta n'umwe wabyifuzaga, ariko bitewe n'ibibaye bikarangira nyine ari uko nguko mwisanze.